ndagira ngo nongere gusaba ikintu kimwe gusa, kongera gufata ibiganza Sandrine mu maso, mukongera mugahoberana, nkavuga ikintu kimwe hariya, ari nako tubashimira n'amashi menshi cyane, tubizira cyane. Ngo agira uruhanga rw'uruhebuza, ngo ntawe uruhanga ngo arushya humbya, ngo niyo hongeye n'amahindu, ngo abwuremera kwa guhana, ngo amaboko n'imibanga agira ibizigira by'ubukombe, ngo urutoki rukaba rutunda, igituza cy'umutabonda kikaba mu rwogero rw'imitare, mu ntoki z'imitozo tukora mu rusumbi izindi, umwambika iyo mpeta bagukomera mu mashi bakwizira, by'umwihariko urebye yasibo y'igisagara cy'abasore bari bakubereye iruhande, bagore ati mbasize mu kiryamo, nimugire vuba namwe muze nazisanga njyenyine mu rungano. Bagushimire cyane. Arakoze cyane. Impundu z'ababyeyi zivuzwe urwunge n'amashimishe twakira umutangampundu mu rugano rwacu mu kabaho. Mubyeyi Deni nateye intambwe nganaho umwana ari insangano z'uruhindu kandi arimereza uruhimbi. Ambonye amamagara mu myaka atese n'ikinamata imenesha urugamba rugoma bifuza igitero kabaterana rwa kirenga. Mwikiriza musingizane ni wowe kiza kirusha ibindi kwera cyuzuzo cy'urukundo cyatwara nake ariko cyane ugasa n'isimbi. Atese n'iki kuje usuma. Ni nyir'umuheto wananiye abandi akaba nyiri urugamba rugangazi. Umubyeyi Deni umbwiye yuko agushaka mu rugano rw'umuryango wacu. Nariko nizihi ingamba nabereye umusangizi w'imisango umuryango watwiziye ubanza imbere impangazamigo y'ingoma zarangije umubirika barwesa mu ntambaro rwa mukuru n'amatima rwasha amazigoma zigeze mu rugerero. Aracyo karandeba ati Rutayina
Nikaramesa atugobije mwana usiganga ntabwo ambara tugende dore umwana wantumye mubyeyi ngwino mubwire impamvu y'urugendo rwe hanyuma none natwe dukomeze tukwizihira icyo bigushya tukwizire n'amashimisho wakoze ko tubera ingenzi ngwino Rwanda meza zihamije mineka bagukomera mu mashyi bakwizihire uzemere ku mwana ntumye mubwire impamvu y'urugendo rwe mu ruganiro rw'ababyeyi icyo bigushya tukwizihire. Rakoze umwana wacu rero mwana wanjye imbere y'uyu muryango ababyeyi abavandimwe inshuti banyogosenge n'urungano umuntu iyo abyaye yifuza ko arera kandi akabyirura ikijya imbere yifuza ko ashyingira akazagira abuzukuru n'abuzukuruza. Mwana wacu rero uburere bwiza twaguhaye twishimira kandi twashimira Imana ko wakuze kandi wakura neza unogeye Imana n'umuryango. None igihe cyarageze nk'uko Imana yaturemye kandi uko umuvandimwe yabivuze umuryango wa Mutangana ushima umuryango wacu uragusaba ariko kubera ko ari imiryango isobetse amaboko kandi y'abavandimwe turegerana nk'umuryango turabemerera ko dufite umugeni. Hari abajya bavuga ngo twaragupanze nta muntu utanga umwana we kirazira kikaziririzwa ahubwo uyu ni umuryango uvuyemo ariko nta naho ugiye no mu wundi muri n'abacu utabivuga nari ntegereje ko iki cyuma cyongera kikajya hirwe kundusha mu bijyanye no kureba yewe ari mu gihe mwene wacu ufite amahirwe amaso y'inyuma ariko wowe ufite ani imbere urumva kundusha. None rero Mutangana gesha nimuhindukire gutya murebe muzehe ako babivuga mu yindi mvugo. None rero tugire ibindi tuvugana Deni Karame Mutangana reka nsaba umuryango wa Kayiranga umuryango mugari ugushimire ugukomera amashyi. Mu muco w'i Rwanda iyo wasabye umugeni bakagukosha bagashima inkwano hanyuma bakabona n'umukwe nawe bakamwemera bakamuha icyicaro nk'icyo wahaye kwizera. Umugeni nagusabye nkimugusaba yuko aza nkamuramutsa ndahamya ntashidikana ntabwo wambeshya urakabyara akomera amashyi uretse kugenda uretse ntabwo njyana no kwitaza ubu nawe niwe utangiye kuba umutware mukagutera nangwe namuramutsa gira abana gira inka gira Imana gira ibyiza byose. Mu kinyarwanda cy'iwacu mu muco w'iwacu iyo umuntu aramukije umukazana amuha inka ngo uhaye inka. Hanyuma aha ni mu muryango wanyu nagusabye ko umukobwa umukazana niba uburenganzira kwizera bakaramukanya ni wowe ubigena kuko ni mu rugo rwawe. Icyo nakubwira kutaragenda mwana wanjye umuririmbyi yararirimbye ngo soba uko umugorane so kuko amahitamo yaje. Wa muhungu wanjye ari hehe ngo igira hino sha ndahari cyane mabye yari umuhigi bukeye havumbuka urukwavu abasore bagiye kwikarakara yumva ntabwo ikunda arabireba yibutse intege yari afite kera ati sha ati bene amaguru ng'urukwavu. amashyi menshi cyane mu kuganira kwiza ku babyeyi gushimira cyane
mwitonze mutuje musome urwandiko, buri muntu afitemo ubutumwa. Musome urwandiko umuryango wabandikiye, ubwo biraza gutuma mutongera gufata Sandrine Rutahintare ntakomerezeho. Turabashimiye ko mwaherekeje mushiki wacu. Murakoze cyane. Ngaho ngwino warutanga ngo babisha umuherekeza wawe ngwino wanyu, hanyuma musubire mwo kujya mu nka nawe ushumba muzaza mwicare mu bikorere by'amasonga hano mu Nyamirwe batijana mukuri ikibirori bya Sandrine. Ngwino nawe usuramukanye n'abona mu wawe, hanyuma noneho mbashimire cyane nanabereke n'umuryango mwakoze kuba ingenzi, kandi nshimire cyane umubyeyi washimiye. Ngaho umwe nahagare buryo ndi bumoso mu mugaragiye mubwe muti tugwaye mushiki wacu, rero uratumenyera aho tutari. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo nsabe tubashimire cyane basaza b'umuntu, burya ni ikirenga, namwe mwakoze kuba ingenzi. Ngaho rero nimusohoze ubutumwa, nimuzane mushiki wanyu muhite mugenda. babakomere mu mashi babizihira cyane ntagishika. Nawe wakira umukunzi wawe n'amashi menshi n'impundo zivuzwe urwunge, tumushimire cyane n'amashi menshi. Hanyuma mukimirane rero, ngaho mbabone hari babakomere mu mashi cyane, mwakoze mufata ibiganza byombi, mufata ibiganza byombi, hindukira neza se wijyana urubavu. Rero umuryango wawe ushingiye mwongere muhoberane gutyo, imisaha mugira gatatu, twemera Imana mu butatu bwayo bwira n'amashi menshi n'impundu. Nagira ngo muca hano hari ibyicaro mama. Hanyuma rero mubyeyi twizira kandi mubyeyi mutangana, mubyeyi n'inkuru nabivuze, reka nanakumurikire abahungu bagoye umubyeyi n'umuryango wacu mugari. Magira ngo mbashimire basaza ba Sandrine, namwe bakomere mu mashi, mutere namwe mujye mu byicaro. Nagira ngo mbamurikire mutangana, aramenye yuko ngo kebo kagiye mugarura. Murakoze cyane. Hanyuma rero mwe rero mbagarutseho bakumfashiriza iyo nshyimbo, hanyuma wubigere guhinga ubanze urubuga ni rugari. Ndagira ngo nongere gusaba ikintu kimwe gusa, kongera gufata ibiganza Sandrine mu maso, mukongera mugahoberana, nkavuga ikintu kimwe hariya, ari nako tubashimira n'amashi menshi cyane, tubizihira cyane. Ngo ajye uruhanga rw'uruhebuza, ngo nawe uruhanga ngo warushya humbya, ngo niyo uhungiye n'amahindu, ngo aguremera akaguhana. Amaboko n'imibanga agira ibizigira by'ubukombe, urutoki rukaba rutunda, igituza cy'umutabonda kikaba mu rwogere rw'imitari, mu ntoki z'imitozo tukaba urusumba izindi, umwambika iyo mpeta bagukomera mu mashi bakwizihira. By'umwihariko urebye hasibo igisagara cy'abasore bari bakubereye iruhande, bavuga ati basize mu kiryamo, nimugire vuba namwe muze nazisange njyenyine mu runda. Rwo gushimire cyane. Sibyo kandi gusa insako ya Sandrine gwikubita uturabyo dutaha iteka ku mutima wa Deus. Ndagira gukomera mu mashi bakwizihira cyane. Sandrine, weseko yawe ikubita uturabyo dutaha iteka ku mutima wa Deus, wakire amashimisha atiro humura neza, impumuro yarwo intaha ku mutima. Nari mbivuze ko inseko ya Sandrine ikubita uturabyo dutaha iteka ku mutima wa Deus, n'impumuro yarwo ikaba ikimenyetso cy'urukundo rw'ikintu mbere umushingira akumfashiriza. Hari inkuru y'inkusi rero nasanganije Deus, umubyeyi yamuntumye mubwira yuko twanashimye yewe n'impangazamihigo y'ingoma ingondo zarangije umubiri, ahita amenya yuko mutangana yagabanye kandi ingabe ye ari bugifiteho uruhare. Agena impano rero kugira ngo aze kwiha Sandrine. Njya gusaba umwana ufite impano, Deus yageneye Sandrine yegereye hafi umwuga. Hanyuma nawe tumushimire cyane, warakoze kuba ingenzi, turakwizihiye. Maze abo binyura umutima nkanjye ntibasibe guhuza ibiganza ngo bashimire bakiriwe.
n'ibyishimo byinshi n'ibitwenge, hanyuma n'urukundo rutukuzuye umutima. Turabizihiye cyane. Si ibyo kandi gusa, n'iby'ubwo butumwa nanabusohoje kuri Sandrine, mubwira yuko umuryango wacu n'ubundi nk'imwitamukora mu rugo twashimye impangazamihigo n'indende mu ndugu yaje ndurugu bagira ndende nabogena impano kugira ngo aze kuyiha Deusi. Ndagira ngo muzanire aha maze mvuga rimwe kenshi ntaza kurumanza inka za Deni, sinabona aho nihanira icyo gicumuro. Amajwi yose numvaga muri njye araceceka n'ubijyawe gusa. Shimirwa cyane, tukwizihire, bagukomera mu mashyi. Barakoze kuba ingenzi. Hanyuma rero Masonga adasumbwa, umuryango wacu twizihira, murasangwe namwe, murasangwe tubereke umukwe wacu, by'umwihariko mubyeyi rudahinyuka mu nziza, mubyeyi rudahinyuka mu mihigo, ise w'umuntu waruse byose, shengurukanishe Jose wakire umukwe wacu, burya ngo umukwe aba umwana kandi akaba umwana kabiri. Ngwino rero tugushimire n'amashyi menshi, iyi si we umuryango wacu wose yaje ku bwawe, bagukomere mu mashyi. Sabe papa yegere hafi wa Sandrine yakire umukwe wacu. Ngwino Rwanamiza zihamije iminega, ngwino ngere mu ngenzo wahigana amakenga, bamwega bakamwikeka akabura icyanya rw'imyamike. Muherekeze nta mutwaro ugenda wenyine, ariko bagukomere mu mashyi ucyuye inganji, ariko nimuyongere simbi. Uyu mubyeyi ungana utyo ushingiye umwana ntakwiriye gushimirwa se? Cyo rwishya mubyeyi tukwizihire. Warakoze kuba ingenzi. Ati mwana wanjye, ati kandi nawe mwana wanjye nizihira, warakoze kuba ingenzi, turakwizihiye. Ikigira ati ngwino uje wisanga, murakoze cyane, bagushimire cyane. Ati namwe muryango nshingiye murasangwe mwizihira ingamba. Nagira ngo sabe umwana anzanire impano Deusi yageneye sebukwe kugira ngo tumushimire cyane, tumwizihize bitarabaho.